Murakaza neza kuri Nene Rwanda nk'isanzwe ni umukobwa wa Nene ni buri mushyashya ndakwakiriye kandi ni buri musangwa karibu cyane ndagushimye kuba wongeye ukagaruka kuri uyu munsi. Mbere ko tuvuga kuri tato y'uyu munsi rero ndagira ngo mbashime mwanyeretse urukundo right. Kuri video y'ubushize nari nabasabye ati mu commentinge mu likinge kandi koko mwarabikoze, so ndabashimiye cyane cyane cyane. Yeah, nakomeza nkavuga thank you because I was surprised mu buryo bwiza, ariko ntago nari mbyiteze yuko muri buntere courage bingana kuriya, so bivuye ku mutima ndabashimiye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuvuge kuri topic ijya gutandukanaho n'iyo ubushize cyangwa akenshi niba uri mushyashya akenshi hano tuvuga ku bijyanye na visa za Canada, ubuzima bwa Canada n'ibindi nk'ibyo n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari icyorezo rero gihari, ndabizi iyo mvuze ngo ikibazo iki n'iki kiri muri Canada abantu bose bahita bavuga muri comment ngo icyo kibazo ntabwo kiri muri Canada gusa. Yego, like two things can be true right. So kuba ndi bakora ikibazo hano ntabwo biba bikuyeho yuko no ku isi yose icyo kibazo cyaba gihari, ariko kirahari, so reka tukiganireho. Ngenda cyita icyorezo ko ni ikibazo gikomeye cyane, kandi abantu twavuga mu muco wacu ntabwo tumenyereye kuba wafunguka ngo icyo kibazo ube wakivuga. So ikibazo cy'ibiyobyabwenge ku bantu batabizi, muri Canada ni hamwe mu hantu ku isi byoroshye kuba wabona ibiyobyabwenge. Kandi rero iyo mvuze ibiyobyabwenge ntabwo ari nka biriya gusa mu Rwanda tuba tuzi ngo ni urumogi. Akenshi mu Rwanda uvuze ikiyobyabwenge bahita bumva urumogi cyangwa yenda bakavuga inzoga, sibyo? Ariko muri Canada iyo tuvuze ibiyobyabwenge it's so broad. Ntabwo nshaka kwigisha urubyiruko ubwoko bw'ibiyobyabwenge batazangwa ninjye babigishije, ariko hano gukoresha ibiyobyabwenge like n'imiti umuganga yandikira umuntu bishobora kurangira ibaye ikiyobyabwenge, uba addicted kuri yo, cyane cyane iyo ari umuti nka ziriya painkillers. Ntabwo nshaka kuvuga amazina, ntabwo maybe nshobora kubitekerezaho neza nkamenya ukuntu icyo kiganiro nakivuga kugira ngo n'abantu batangira gukoresha ikintu bazi ko ari imikino bamenya yuko gishobora kurangira babaye addicted kuri cyo, ko addiction cyangwa ububata ni ikintu gitangira buhoro buhoro. Naho like hari abantu benshi tutazi ko na games ikorera gukina urusimbi, gukina ziriya tombora nabyo birangira bibaye addiction mu bundi buryo. Ariko uyu munsi reka dufokasinge ku biyobyabwenge mu rubyiruko. Ubundi iyo umuntu yabaye addicted aba yarwaye mu mutwe. Iyo umuntu yagize kuba imbata ku kintu ni bumwe mu burwayi bwo mu mutwe. Hari ubwarwayi bwo mu mutwe nyine, depression, schizophrenie, ibintu bindi nk'ibyo, ariko na depression ni uburwayi bwo mu mutwe. Kandi umuntu atangiye kuba addicted na depression izamo, ni ibintu bigenda bihura. Yenda ni sujet twazaganiraho cyane kuko hari abantu benshi bafite ububata kubera trauma bagize, kubera PTSD, kubera like hari connection iri hagati yo kuba yenda nk'umuntu waciye like warokotse jenoside, twabonye ibintu amaso atarabona, nako bo babonye ibintu amaso atarabona. Hari igihe twebwe tuba tutari kubyiyumvisha, ariko umuntu niwe uzi ibintu byose yaciyemo. Bambuje kujya nkora amaboko gutya, reka tuyashyire hasi, sibyo? Hanyuma haryo ubwo navugaga iki, nk'ubumba nivanze mu buryo butari ngombwa, but nari ndi kuvuga ko hari connection iri hagati yo kugira kuba uri addicted no kuba ufite trauma. So ibyo ni ibintu tuzaganira, ariko ubu ngubu specifically ndagira ngo tuganire ku babyeyi bohereza abana muri Canada, cyangwa ababyeyi bimukira no bakazana n'abana. Ni ibintu bibabaje kandi ni icyorezo gikomeye tugomba kuba maso twese.
nkorana n'urubyiruko, nkorana n'abatineja, ugasanga umwana afite imyaka 13 ugasanga ari addicted ku myaka ye 13. Turabizi twese ko bitemerewe kugurisha ibiyobyabwenge ku bana, ariko hano muri Canada bagenzi banjye ni ibintu bikomeye. Niba musenga musenge, kandi niba ufite umwana, hari ukuntu ababyeyi mpora mvuga ngo ubuzima burahenze hano, bya bindi byanyu ngo ubuzima burahenze hano hose, burahenze hano hose, ariko hano usanga umuntu afite utuzi 3. Umuntu akaba ashobora gukubita ukwezi atarabonana n'umwana we, bavugana kuri telefone, ataha umwana yaryamye, akabyuka umwana yagiye ku ishuri, sibyo? Ku buryo nta hantu bahurira usibye bakora video calls, bandikirana message. Biba bigoye ko wacungana umwana we ari kwirera muri make. Yiga uri kumushakira amafaranga kuko ari ko ugomba kubigenza, ariko ku kindi gihande ugasanga umwana yarireze, yijyana ku ishuri, akibana ku ishuri, akigaburira, akikoresha devoir n'ibihari, akimenyera isaha yo kujya kuryama kuko nta muntu uri umubwire ngo ajya kuryama. Niba umubyeyi akora izamu, umubyeyi nabyuka akajya ku kazi, umwana ashobora gusigara akora. Mbese usanga ari Imana gusa iri kudufasha. None ibyo bikiyongeraho yuko abantu bacuruza ibiyobyabwenge baruzuye ahantu hose, aba homeless baruzuye imihanda, none bariyongereye kuva covid yarangira, none byabaye bindi. Icyo nshaka kuvuga nuko ibiyobyabwenge biri very very accessible ku bantu bose muri Canada. Noneho ikindi ku bantu batsinze, none nabivuze mbere, ariko urumogi ruri legal mu Rwanda. Bagufatanya urumogi ni prison. Nabonye motion bimumereye nabi hariya, ariko imagine none kuba mu gihugu urumogi rwemewe, washyiraho heroine, cocaine, like mva nawe nshaka kuvuga liste yose y'ibiyobyabwenge bihari. Amashampinyo, hari abantu batabizi ko amashampinyo ari ibiyobyabwenge. Hari ubwoko bw'amashampinyo abantu barya bakajya high, right? Ibyo byo ushobora no kujya mu gashyamba ukazishaka. Noneho abagurisha ibyo biyobyabwenge nta muntu bafunga. Hari amafarmasi acuruza ibiyobyabwenge, acuruza izo cannabis, weed, aragenda akayigura akajya. Noneho hari abana b'abakobwa bari kugenda bakabindaya kubera ko bamaze kuba addicted, sibyo? Akajya yicuruza kugira ngo uwo muntu amusupplying. Ibyo byose ni ibintu mba ndi kubona nkumva birambabaje, kandi muri community yo mu Rwanda birahari. Ikindi hari igihe twumva ngo umwana yiyahuye, ariko ntitumenye ngo byagenze gute. Ajya kugera ahantu ho kwiyahura kubera ko aba yararwanye n'ububata igihe kinini bikamunanira. Ababyeyi be swat bakaba batabasha kubyumva ngo babimufashemo, cyangwa akaba atumva abifunguriyeho neza ku buryo yabaganiriza kuri icyo kibazo gihari, sibyo? So impamvu nkoze ino video ni ukugira ngo dukanguke twese, dukanguke. Gushaka amafaranga ni byiza, ariko twibuke yuko ugomba kwita ku mwana wawe. En plus hari availability, iryo jambo ntabwo riri kuza, ariko icyo ndi gushaka kuvuga nuko dufite access. Voilà, dufite access ku kubona therapy. Ndagira ngo icyo kintu tugikoreshe cyane cyane ku bana. Hari line ihari, ndaza kwishyira hano iyo nzi hano, ariko ngira ngo buri province bifite line yayo. Ushobora kugooglinga bakakwereka umwana uri muri crisis ya mental health, ya suicidal thoughts. Nacyo ni icyorezo gihari mu bana ubu ngubu bwo kujya batekereza kwiyahura. Ni icyorezo, kandi ibyo byose biba biri connected no kuba bakoresha ibyo biyobyabwenge. So reka dukoreshe therapy, kuko niwo ari ukuntu tuvuga ngo gusenga yego gusenga, ariko Imana yaduhaye ubwenge, iduha n'abaganga, reka tubikoreshe. Kuba wajya muri therapy ntabwo bikubuza yuko wizera Imana, ntabwo bikubuza gusenga, kandi n'Imana iragufasha. Yewe urebye n'abalcoholique, nkunda kuvuga ngo nzabikoraho suje ihariye, ariko abalcoholique muri steps zo gukira no mu isengesho bakora iriya bavuga ngo God give me the strength to change what I can and accept what I cannot. Okay, ni isengesho rirerire, by the way, nubwo waba utari alcoholic, iryo sengesho iyo uryumvishe wumva ryagufasha.
so therapy, reka dukore therapy kuko ntago hari ibintu biba birenze ubushobozi bw'umubyeyi, kandi gukara nta kintu bimaze. Gukara kumva ngo umwana yakoresheje weed, ngo usakuze, ngo umutuke, ngo umwirukane, umugire igicibwa, iyo ugeze gutyo uba umwohereje ahubwo none ati uba umuhaye rugari kuko bigenze, uramutaye, uramurekuye, ubwo nyine none agiye kugenda. Harimo n'uburakari, harimo nuko ari kubikoresha kugira ngo agusaze, akomeze agire maybe arebe ko yasubirana attention yawe, kugira ngo akwereke yuko nawe afite icyo yishoboreye, cyangwa muhangane. Abadolescent ntago uba ushobora gusobanukirwa ukuntu cerveau yawe ikora, ntago iba yarakarangiza kwidevelopa. I'm not even joking, ntago nshaka kutuka abadolescent ariko that's the truth. Cerveau yawe ntago iba yakarangiye kwidevelopa, so hari ibintu baba bakora nabo ubwabo buri mu kantu k'ubusazi buke gutya ku buryo umureba ko atari ko ubwonko bwawe nta nubwo bufunctiona neza. Yes, that's just what it is. So abana urumogi barukura ku ishuri. Umuntu ufite 12 ans 13 ans ajya ku ishuri akakubwira ati kanaka yazanye urumogi ku ishuri kubera ko papa we cyangwa mama we abanywa urumogi, agasiga isigara yenda atarangije cyangwa agapaki kose aho akabika, umwana akaba hazi, akaba arayifashe ajyana ku ishuri. Nuko umwana atangira kunywa urumogi bwa mbere, kandi ikintu kiri very dangerous ku mwana kunywa urumogi, nkuko nabwo ko cerveau ye bitarakura neza, addiction iba yoroshye cyane. Ikindi nuko addiction twese dushobora gukoresha ikiyobyabwenge bikarangira umuntu umwe abaye imbata yacyo, ubundi nta kibi. Hari ibintu byinshi muri background y'umuntu bituma aba icyongereza aba ari bimworoheye cyane, cyangwa afite malchance nyinshi, cyangwa afite ibyago byinshi byo kuba we yaba addicted. Ari biba biri genetic, akaba ari n'ibyo bindi bya mental health bindi biri ku ruhande. So ndagira ngo mbere yuko ndangiza, yenda hari umuntu uba yibaza ngo umwana wanjye yaje kuba addicted ku rumogi bigenze gute. Akenshi ntabwo umwana byuka umunsi umwe ngo avuga ati ariko urabizi ndashaka kumera nka bariya abantu babaswe baba ku muhanda, baba homeless, badafite aho kuba, akumva ngo nicyo kintu ashaka kugeraho. Ntabwo ari uko bigenda, ntabwo ari decision aba yafashe mu buryo bwo kugira ngo yiyangirize ubuzima. Bitangira buhoro. Umwana ndagira ngo mbaganize gato kuri stage y'ukuntu bigenda kugira ngo umwana bize kurangira yabaye addicted, kugira ngo tugerageze kumva mu mutwe ukuntu biba bigenda. Yenda byadufasha kuba twakwitwara mu buryo butandukanye mu gihe tubonye ko umwana afite icyo kibazo cya addiction. So ubundi bitangira abstinence gutyo bisanzwe, azi ko ibyo bintu bibaho ariko ntabikoreshe, cyangwa akaba atanabizi. None bikazarangira atangira kubikora ari nka experiment no kuvuga no kugerageza. Like uriya muntu ajya akoresha ikiyobyabwenge akamera gutya, so let's try kugerageza. Niwe ko experiment nyine abashaka gusa kugira experience yo ati let me try nanjye ndebe ukuntu bimera. Iyo nyuma y'iyo experience rero akatangira kwikora ari social use. Iyo bibaye social use bivuze ngo aba yarabikoze nka experience bisanzwe, noneho bikaza kurangira wa muntu wabimuhaye bwa mbere babaye inshuti. Bamara kuba inshuti rero akajya rimwe na rimwe igihe ari kumwe n'izo nshuti ze, bakaba bari nko ku ishuri bakafata break gutya bari kota akazuba, umwe akaba yazanye ipafu, bakaba aracanye baranyoye, bigatangira ajyanwa gusa igihe ari kumwe n'izo nshuti, ari byo twita ikigare. Akajya gusa abikora mu kigare. Iyo ibyo by'ikigare birangiye bitangira kuba ari instrumental use. Instrumental use ni ukuvuga ngo abatangira no kuyikoresha kubw'impamvu iki n'iki. Akenshi mu badolescent ayikoresha yenda mu gihe yashwanye n'umubyeyi we, akayikoresha kuba avuga ati ikiyobyabwenge iki n'iki kiratuma nerves zanjye zikama, biratuma yenda njya horo, cyangwa like
hari ukuntu umuntu aba yagiye haya kumva ibibazo by'isi ntabwo bikiri kumukora ku mutima, kumva it's whatever, you know, akayikoresha yenda igihe ashwanye n'umugirlfriend we. Urabizi abana b'iki gihe ku myaka 13 14 yaba afite girlfriend iyo bashwanye akaba arayikoresha. Instrument nyine abayikoresha nk'igikoresho gituma afeelinga neza kurushaho. Niba arakaye bikamufasha kumva anezerewe, niba afite agahinda bikamufasha kumva you know anezerewe, niba afite umujinya, niba yumva nta tension y'umubyeyi bafite, niba yumva you know akayikoresha kugira ngo bigire uko amanipula amarangamutima ye. Iyo aho ngaho harenze rero bitangira kuba ibintu biri habituel. Iyo byabaye habituel ni ukuvuga ngo abatingewe yenda nywa urumogi 2 ku munsi, akavuga ati kwa ko nta apeti ngira, iyo nyoye urumogi bituma ngira apeti. Ubwo ni aba aho ngaho bari muri instrumental use. Iyo instrument yo kuvuga ko yayikoresheje kugira ngo agere kuri iki, bigatangira noneho byabaye habituel avuga ati mbere yo kurya buri gihe ngomba kunywa urumogi, bikaba byabaye habituel ngo kugira ngo agire apeti. Cyangwa kuryama kwa ko ngira cauchemar cyangwa ko ntaryama neza ngomba kuzayandumwa mbere yuko ndyama. Iyo yabaye instrumental, but kwa kubikoze kenshi bikarangira bibaye habituel. Etape ikurikira habituel rero itiba compulsive. Ikintu cyabaye compulsive rero ntabwo uba ugikontrola. Ikintu cyabaye compulsive uba wageze muri danger zone, kubera ko uba utagifunctiona mu buryo bwo kuvuga yuko wakwikontrola. Ikintu kiri compulsive so nagisobanura gute, nzi ukuntu nagisobanura mu Kinyarwanda, ariko aho ngaho wageze muri danger zone kuko aba ari hahandi byatangiye uvuga ngo unywa urumogi kugira ngo ubashe gusinzira, noneho bikarangira utakibasha gusinzira utarunyoye. Umubiri wawe muri iyi video navuze urumogi cyane kubera ko ari rwo ruri very accessible kandi ari rwo abantu twibwira yuko rudafite consequences nyinshi, kubera ko bavuga ngo ni icyatsi ni ibyatsi Imana yaremye biri naturel bla 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 bla. Babikoresha mu gukora ama painkillers, abantu barwaye cancer barayikoresha. Hari abantu bafite depression iri hejuru cyane bafite ukuntu bayikoresha byandikiwe na muganga tukayisuzugura, ariko ku muntu mukuru it's okay ushobora gukoresha urumogi. That's just my opinion, it's your life, you can decide what you want. Ariko nk'umwana kubera kuriya cerveau yawe ibitarakura neza, nk'umwana iyo uri gukoresha urumogi uba wafunguye wa muryango wo kuba addicted, kuko bigera aho ngaho ugasanga umuntu ku myaka 16 ye urumogi nta kintu rukimukorera. Agomba gukoresha amphetamine, agomba gukoresha bya bindi bintu by'isi bitera umuntu uze ntashaka kuvuga amazina nanze kuvuga amazina, ugasanga yamaze kujya kuri degree hejuru kuri iyo myaka ye. Ubona nyine ukauti umuntu nta nubwo azabaho kugeza ku myaka 30 ko biba byapfuye, aba yashizemo inzoga, aba yashizemo ibintu by'indengakamere, ubwo ahitazamo n'ibintu by'ubusambanyi kugira ngo ajye, kuko ntago abajya ku kazi bibasaba ko yigurisha kugira ngo abone amafaranga yo kugura urwo rumogi, cyangwa akajya mu bujura, akajya mu kuba umucriminel, kuko bigera aho ngaho umubiri we navuga gute, hari ukuntu ubwonko bwawe bukubwira, urabona utari guhumeka, iyo ufunze umwuka ubwonko bwawe buri kukubwira neza ko ugiye gupfa, uba uri kubyumva ko ugiye gupfa, uba bwumva buri muri danger. Rero iyo wamaze kuba addicted niko ubwonko bwawe buba buri gukora, uba uri kukubwira ati nutabona urumogi turapfa. Rero kudemandinga icyo kintu uri addicted, yaba alcohol, yaba painkillers yose ntashatse kuvuga amazina, byose cerveau yawe ibiri kukubwira ati like to survive you have to do this. Niyo wandi umwana wawe usanga yarabaye umujura, ukajya utaha ugasanga televiziyo yagiye, ugataha ugasanga ibintu byose byagiye, ntabwo aba yabikoze ngo akubabaze, akaba yabikoze ari survival mode. We ubwonko bwe baba bamubwiye yuko nta widi nta buzima, kuriya wumva ngo ntahumetse napfa, niko ubwonko bwe bari kumubwira. Aba ari ikintu kiri very very important, kiri vital kugira ngo abeho.
aho ngaho rero byageze ku bintu biri compulsive, uba utagikontorora ku buryo ati okay ngiye kumara iminsi 2 ntanywa inzoga, ntabwo uba ukibishoboye, umubiri wawe tutangira gutitira, c'est ça. Tukaba tugeze kuri addiction. Nizere ko kuno mbasobanuriye etape hari ikintu bibafashijeho. Ndabizi ko video nk'iza abantu benshi baba batazikunda, baba bashaka gusa ngo visa yo muri Canada, ariko iki ni icyorezo nashaka ko tuganiraho kuko kirakomeye cyane. Nta kintu bimaze kuba twagurisha ibintu byacu byose tukaza kuba muri Canada tukakora nk'ingorofani tugakora nk'amamashini kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ariko bikarangira abana bacu bari gupfa, urubyiruko rwacu ruri gupfa, generation ikurikira yose ikaba iri gupfa. Amashuri ya Canada ibintu bibamo mw'abantu mwe, wumve ko ubu ngubu basigaye bigisha n'ibira by'amagenda. Umwana ufite imyaka 18 ugasanga bari kumwigisha ngo kuba ko gender atari non binary, ko umuhungu ashobora kuba umukobwa, ko umukobwa ashobora kuba ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo ari sije uyu munsi. Ariko let's just dufungura amaso. Hari ukuntu umuntu aba yata abana banjye iyo bageze Canada baba bageze like mu ijuru or something, but yes, wabahaye opportunity yo kwiga ku mashuri meza, ariko ibyo byose bishobora kukubera imfabusa gutya dans un clin d'œil, wa mugani w'Abafaransa, just like that, ugasanga za mvune zawe zose zibaye ubusa. So iyi video please share. Kandi natinze kuri Canada, ariko ndabizi ko no mu bindi bihugu ikibazo kirari, yewe no mu Rwanda hari abana benshi bari gustrugglinga n'ibiyobyabwenge. So ababyeyi tukiye gukanguka tukamenya ko umwana niba ari gukoresha ibiyobyabwenge ntabwo solution ari umwirukana mu rugo. Ndabivuga gutya, ndabizi ko bikomeye cyane kubana n'umuntu uri addicted. I know that ni ibintu bikomeye cyane, none iyo byongeye ko ari umwana wawe uri judging ukibaza niki ntakoze neza, nihe ntarebye neza, ko namuhaye ibintu byose, ko nabigenjeje gutya, ko ntako ntagize. Ni ibintu bibabaje cyane. Iyo therapy navugaga n'ababyeyi bafite abana bameze gutyo nabo iyo therapy nabo bayijyamo cause it's not hard, ariko I mean it's not easy. Mu Rwanda ntago nzi support system ihari ku bantu bakoresha ibiyobyabwenge. Banumva abantu bose bavuga ko bagiye iwawa cyangwa bafunzwe, ariko uwo ntago ari wo muti like de base yigo. So ntago nzi support system mu Rwanda ukuntu imeze. Abayizi please mubyandike muri comments. Hari abantu baba bafite ibibazo ko batazi ngo umwana wanjye nzamugenza gute, kuko iwawa azahahurira n'imbobo n'ibiki byose, kandi we ntago ari imbobo, ashobora no kuhava yahigiye imico itari myiza. So sinzi ama rehab dufite, sinzi support system aba psychologue dufite mu Rwanda. Abantu bafite ama information please share in the comments. Hanyuma abantu muri Canada mwebweho nta excuse mufite, kubera ko hari access. Niba utanafite amafaranga hari nimero umwana wawe niba ari kugira ibintu nk'ibyo, arabona ashobora kujya kuganiza psychologue bwihariye ku bijyanye n'ibibazo by'abana. Surtout hari iyo call line abantu bafite suicidal thoughts, abana bahita baganira n'abantu byihuse. Iyo namba ndaza kwishyira hano hasi. Mwakoze kubana nanjye rero, naho utankisanzwe. Nkuko murambi basaba like, share, comment, sibyo. Nibugejeje ku mwisho ku musozo w'iyi video. Thank you so much from the bottom of my heart. Yeah, ikana mukomeze kumpa urukundo. Reka nari narusabye muri iriya video, ariko ntabwo bivuze ngo bigomba kwitabirangirira muri iriya video. Let's keep the trend on. Mukomeze kumpa urukundo, sibyo. Nakoze kubana nanjye rero, naho utaha. Ciao ciao.